kubijyanye na Spiro urabona B1 hari ukuntu abantu bari kuvuga ati muri minsi moto za Spiro ngo ziri gukora accident ziri kwica abantu ariko iyo umumotari yageraga amanuka naramubwiye agati nyaboneka ibuka ukore kuri kaferi utanteze ibibazo amakuru ahari nubwo bari kubeshyira ngo ni noza Spiro bari kuzibeshyira ngo zikora accident ngo nta feri zigira amakuru ahari nuko zino moto za Spiro abamotari basigaye ngo bacomora ngo feri zayo buriya feri za Spiro zirya n'umuriro akaba ariyo mpamvu ziri gucomorwa kugira ngo umuriro udashira abamotari bakorere amafaranga menshi. Moto Spiro nayo yaje ivuga ati zino moto zacu zifite feri izi moto zacu zifite feri ahubwo abamotari bazikoresha nabi. Ku Spiro ivuga yuko byibuze iriya moto ugomba kuyitwara ku muvuduko uri kuri 50% byibuze 50. Feri ya moteri ngo niyo ijya umuriro niyo bacomora. None ngo no mu bitaro bashyizemo icyumba cya Spiro. Vesi navuga ati ubuzima nge nifuje kubamo ntago ari bwo ndi kubamo. Mbayeho nabi kurenza uko nge nabitekerezaga. Bamwe bari kuvuga ngo hari indirimbo yabo yari igiye gusohoka ngo bakoze ibingibi kugira ngo base nk'abayisasira ngo gutwika, ariko ntago ari ugutwika ibingibi. Nubwo yakongera akiyunga n'umugabo we, sibyo? Ariko buriya yatanze message. Christine we ni umwana wo gutekererezwa ku buryo bamubwiye ati jya kubakana n'uriya muntu utamukunda akajyayo. Nawe arabyivugira ati narakoreshejwe ngo abanyaburukina Faso ku gitsina bagikunda kubi ngo ntayitinye itarungurutse. Christine rero niba yayitinye zino bisi ego ziradufasha ariko igihe usanga ugiye mu kazi ugasanga ira bisi yuzuye ariko ukagenda uhagaze ego abaturage bavuga yuko zira bisi abashoferi b'iki muri iyi minsi bari kubapakira ari benshi cyane. Nanjye barampakiye inshuro nyinshi cyane reka mbivuge gutyo. Ariko byibura ngiye reka mvugire ababyeyi baba bafite abana abadamu batwite abakecuru abasaza iyo bageze muri zino bisi barasuzugurwa. Byibura dukorera ubuvugizi ababyeyi bahetse abana ababyeyi batwite abasaza abakecuru abantu bafite ubumuga bugiye butandukanye. Iyo bageze muri zino bisi zashira umuteto ntago babona uburyo bicara n'ugerageje guhagurutsa ahita akubwira ati nishyuye amafaranga yanjye. Eyo Proski uyu ni P1 promoter iyi ni Truth TV Rwanda turongeye turagarutse GB by'umwihariko ndongenda gushuhuje ni karibu. Murakoze cyane B1 nanjye nongeye kwishima kuba ndi kumwe n'abantu bakurikira Truth TV Rwanda B1 ndetse nawe ndagushimira kuba ubashe kunyakira n'iby'agaciro kubana namwe. Ni karibu hano ni mu rugo urabizi. Ahubwo turimo twihuta ni izihe nkuru uyu munsi dufitiye duhere ku zihe nkuru? Uyu munsi bafitiye inkuru zigiye zitandukanye aho tugiye turubanze kuvuga ku nkuru kubijyanye na Spiro urabona B1 hari ukuntu abantu bari kuvuga ati muri minsi moto za Spiro ngo ziri gukora accident ziri kwica abantu. Ejo nayigenzeho Spiro ejo nayigenzeho njya mu mujyi hari gahunda nari ngiyemo ariko iyo umumotari yageraga amanuka naramubwiye agati nyaboneka ibuka ukore kuri kaferi utanteze ibibazo. Niko bimeze. Ni kuvuga ngo B1 ikintu tumaze kubona bavuga yuko amakuru ahari nubwo bari kubeshyira ngo ni noza Spiro bari kuzibeshyira ngo zikora accident ngo nta feri zigira. Amakuru ahari nuko zino moto za Spiro abamotari basigaye ngo bacomora ngo feri zayo kugira ngo bigende guti iyo bamaze umuriro ngo zijya umuriro. Buriya feri za Spiro zirya n'umuriro ngo zijya umuriro akaba ariyo mpamvu ziri gucomorwa kugira ngo umuriro udashira abamotari bakorere amafaranga menshi. Nawe wibaze kugenda kuri moto neza uziko nta feri ifite. Buriya ikinyabiziga ni feri so bivuze yuko zira moto Spiro nayo yaje ivuga ati zino moto zacu zifite feri. Izi moto zacu zifite feri ahubwo abamotari bazikoresha nabi uko gucomora amaferi ndetse bavuga yuko zira moto za Spiro iyo feri yazo bivuze yuko feri yazo ushobora byibuze kwihanagura bande feri rimwe mu cyumweru. Ikindi bavuga yuko ku Spiro ivuga yuko byibuze iriya moto ugomba kuyitwara ku muvuduko uri kuri 50% byibuze 50 nturenze aho ngaho byibura ngo ufate intera yo hejuru. Kandi nanone ikindi kwiruka biterwa naho uri kwiruka. Buriya motari biruka ahantu hamanuka kandi zira moto ntago barazimenyera. Bamwe babona amaperime uruba zira moto barazipatana abenshi barazipatana. Ukimara kubona perime ugasanga ugiye
kwita ufata moto nta na experience uragira nturatwaraho n'umwaka umwe kuri iyo moto. Yes, numara ko utaratwara nta experience ufite ugiye no kujya akajagari mu muhanda ujyane umuvuduko mwinshi mu muhanda bitari buze guhura nka bira Spiro kuvuga ati mujye mugira byibuze mugenda gake cyangwa moto zanyu muziteho amabande feri yanyu muyiteho. Yego, ibyo byose ntabyo bakora. Ahubwo abamotari ndibaza ku bantu batwara Spiro mu bundi mubigenza gute babikora gute mutwandikire muri comment abantu mutwara Spiro ikibazo ni iki. Ariko ubundi moto z'amashanyarazi mu by'ukuri ndazikunda ko zirihuta noye ko hano hazamuka rwose ni. Ariko Spiro zanteye ubwoba muri iyi minsi niyo neze Spiro umumotari ngenda mwibutsa yuko Spiro nta feri zigira kumbi barimo baracomora feri. Ibaza ariko nawe nimba abamotari koko urumva feri ngo za moteri nizo bacomora, feri ya moteri ngo niyo iby'umuriro niyo bacomora. Urumva ko bari abamotari bafite ikibazo. Ntabwo ushaka kumbwira ngo uvuye kujya nyuma uri kumanuka Kitabi cyangwa kumanuka kwa Mutwe karagana k'amabuye ku kintu cy'ikinyabiziga kidafite feri wayicomoye. Ngiye cyo nibaza abamotari umva singuciye mu ijambo GB nkuko tuzi ko hari aho bacagengera moto za Spiro zero batiri zazo. None ngo no mu bitaro bashyizemo icyumba cya Spiro. Bivuze mu bitaro harimo icyumba cya Spiro. Muganga ari kuza avuga ati wazize iki Spiro, wazize iki wowe wavunwa n'icyo Spiro. Mbese kwa muganga bashyizeho icyumba cya Spiro. So ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose byamaze kumenyekana, ahubwo ikiriho abamotari babe maso bakomeze kwiga ziriya moto. Leta ariko ngo yabyinjiyemo. Urumva ko ikibazo sina Spiro, ikibazo nge ndumva ari abazitwara bacomoreza feri. None se wowe urumva ikibazo ari kihe? Ikibazo nabo bamotari badafite experience. Ugasanga ikindi nanone kiva kuri iki kibazo cyo gucomora feri ya moteri kugira ngo itamara umuriro. Ibyo bintu rero ni ibintu bigomba kuza kwigwaho ku bamotari nabo batwara za Spiro. Babe maso kuko buriya n'ubuzima bw'abantu batwaye ubuzima bw'abantu. Uri kumva ukaramira umuriro ariko ukangiza ubuzima bw'umuntu ubutwaye. So ngira ngo ibyo ngibyo na leta iraza kubikurikirana. Irabikurikirana leta yabyinjiye. Yes, bazi kuza no bajye banabakoresha n'amahugurwa kuko ikinyabiziga gishyashya uko aho byari bigeze moto za Spiro ngo ntago ziri guhabwa assurance. Urumva rero ni ikibazo kuko leta ifite gahunda yo kugira ngo yishishikarize ibintu bya electricity. So rero leta byinjiyemo, reka turebe ko hari icyo biribuze gutanga. GB sinzi niba mbere yuko ukomeza kuyindi nkuru reka nyuzemo kano ka breaking news. Buriya ngo umwe mu bantu bashutse Pazo gutangaza ari amashusho ya mpano harimo uwo bita Kalisa John K John. Uyu mugabo ubundi najyaga mufata nk'umugabo mukuru muri industry ariko nk'umuntu ufite experience kuko buriya Kalisa John tukinjira muri iyi game muri za 2008 2010 muri iriya myaka Kalisa John yari umuntu. He was there. He was there. And he was blonde. Ariko niba ari umuntu uri gukora ibintu nk'ibi muri 2025 amasomo se yaba yarafashe muri game naya. Ikindi biriya bintu bagiye bakora ari Kalisa John na Pazo irabayita social harassment. Kandi irahanirwa mu bijyanye n'amategeko. So ni ngo rero ikintu navuga ku bantu tuye twirinda ibigare n'inshuti mbi. Urumva nka Pazo nka kuriya ibintu yakoze yagiye kwangiza izina ry'umuvandimwe we. So ni uvuga ngo yaba Kalisa John yaba Pazo bivuze ko bazahanwa n'amategeko. Ibi byaha nibibahama bazahanwa n'amategeko. Cyane rwose. Sinzi niba hari indi nkuru dufite. Turaza kugaruka ku nkuru ya Vestine yakomeje kuvuga. Vestine avuga ati ubuzima nge nifuje kubamo ntago ari bwo ndi kubamo. Mbayeho nabi kurenza uko nge nabitekerezaga. Iyi nkuru igisohoka urabizi kuri Truth TV Rwanda twase tuyikoraho GB. Ariko by'umwihariko twongera kuyigarukaho. Hari bamwe bari kuvuga ngo hari indirimbo yabo yari igiye gusohoka ngo bakoze ibi ngibi kugira ngo base nk'abayisasira ngo gutwika, ariko ntago ari ugutwika ibi ngibi. Ibi ngibi ni ukuri. Vestine arababaye nubwo yakongera akiyunga n'umugabo we, sibyo? Ariko buriya yatanze message yatambutse. Utekereza yuko nge kintu nge nibaza bione yego iyi nkuru wayivuzeho nubwo ntari mu kiganiro, yego, ariko ikintu nge nibaza ese kuba Vestine ari ubuzima arimo bwatewe nande? Bwatewe na manager we? Kuko abantu benshi bavuga yuko
bwagiye biterwa na management yiwe yagiye yamupashe yamushyize muri deal mu by'ukuri biravugwa gutyo ariko se koko Vestine we ni umwana wo gutekererezwa ku buryo bamubwiye ati jya kubakana n'uriya muntu utamukunda akajyayo oya icyo ndi kubonamo kuba Vestine we yafashe icyemezo ariko wasanga yaratekerezaga ko urugo ari imibare myiza akoze agasanga ari imibare mibi so rero ni muri ubwo buryo mbona ko Vestine nawe arabyivugira ati narakoreshejwe ngo Idrissa urumva ngo yararaga kubita umupuri igitsina rwose ngo abanyaburkina Faso ku gitsina bagikunda kubi gashobora kuva saa 6 z'ijoro ariko igitsina kugera saa 12 za mu gitondo ubwo rero niba ari byo Vestine yatinye niba Vestine ariko ngubure yabaca umugani mu kinyarwanda ngo ntayitinye itarungurutse Vestine rero niba yayitinye sinzi niba hari iyo video warigeze kuyibona harimo agira inama muri umuntu ati ntuzashaka genda uyisubiremo iyo video urebe Vestine yendaga gutamarira ati ntuzashake cyane ikindi nagiye mbona abantu bagiye bavuga bavuze yuko batazongera kubana n'abantu atazi ngazajya banza kumenye inkomoko yawe aho uva n'ibyo utuzi aho byavuye urabona B1 nibyo ngiye nakubona nkubwira cyangwa se abakuze bahora babwira abakobwa bakiri kubyiruka cyangwa se bashaka urwubaka ni byiza gushaka umukire cyangwa se kubana n'umuntu kuba ahantu mu buzima burimo amafaranga ntawe ubyanze ariko kuba ahantu hari amafaranga ariko utazi aho yavuye utazi ngo ayo mafaranga ari kuri condition urakoreshwa nibyo Vestine yagarutseho ngo yarakoreshejwe yarakinishijwe so ni byiza yuko ngewe inama nagira urubyiruko rugenzi rwanjye kwiyubaka birashoboka yego iyo uri umuntu uzi ko uri umukozi uzi kuba ufite icyizere ko byose wabigeraho ariko mu gihe ugiye kwifuza kuba mu buzima kumva ko ejo uzabyuka ukaba mu buzima bwiza utigeze ubikorera ni ikintu cy'ikibazo n'abakobwa benshi babyumvireho for real ni ikintu kizakurikiraho bashiki bacu rwose kwiyubaka ni byiza no gukunda n'umusore ugukunda ukiyubaka mwese biba ari byiza cyane ufite n'amafaranga that's good urukundo ruryohara amafaranga ariko utazajya mu mafaranga utazi aho yavuye kuko urakoreshwa cyane rwose Pastor Code yarabivuze ati abanyaburkina Faso ku gitsina ati barabaga ubwo rero ntayitinya itarungurutse Vestine yabonye byinshi so iyi nkuru rero twayikozeho reka tureke no kuyitindaho cyane rwose ya operation bavuga ngo kwari ugutwikira indirimbo bagiye gusohora ariko ntago ari ukuri turakuvuze ngira ngo tubabwiye byinshi ikindi turi buze kugarukaho B1 ku ngingo nagiye mbategurira uyu munsi turaza kuvuga ku iterambere ry'urubyiruko aho urubyiruko rw'iki kinyejana cya Gen Z bari kwifuza gukira mu gihe cyihuse biza guhura na topic tumaze kuvugaho ya Vestine urubyiruko rw'iki gihe ruri gushaka gukira byihuse cyane turi gushaka kubaho mu buzima butari ubwacu urashaka kuba mu nzu y'ibihumbi 100 uhembwa 150 urumva ibintu birimo biratuma urubyiruko ruteshuka barakoresha imbuga nkoranyambaga za Instagram za TikTok za Facebook barareba uburyo abahanzi babayeho barareba uburyo ibyamamare bibayeho abakinnyi ba football bafite amafaranga babayeho bakahita bumva yuko uko babayeho babandi n'abariko bahita babaho kandi ibyo ngibyo bitarubuze mu by'ukuri reka tujye turebera hamwe tunavugisha ukuri ibintu biri hanze realite ntago uko Chris Brown abayeho cyangwa Burna Boy ariko nanjye nabaho i Kigali ntibizashoboka ntago bishoboka so rero urubyiruko rw'uyu munsi akaba aricyo kiri kubaho cyuko buri wese ari kumva yuko yamera nka runaka so bikaba ari ikintu cy'ikibazo kinateye n'inkeke kuri generation zizaza mu myaka izaza buri kimwe icyo ari cyo cyose buri uwo ari we wese azaba yaranangiritse mu mikorere y'ubwonko kubera yuko ya mapublicité tuhora tureba ku ma social media kwamamaza za modoka zihenze amatelefone meza ibyo byose turi kubireba tukabishyira mu mutwe tukumva yuko ari bwo buryo natwe tugomba kubamo twoka mu mapisine dutembera ingendo zihenze
GB biragoye, niyo mpamvu urubyiruko rwa Gen Z bizanabagora, akaba ariyo mpamvu muri Tanzania wabonye byahabaye, muri Kenya wabonye byahabaye, Uganda, mu Rwanda niho mbona bagifite ikinyabupfura Gen Z. So ariko kikaba ari ikibazo kizakurikizaho n'ama generation y'ahazaza. Erega buriya niyo mpamvu ndibuze gushimira leta y'u Rwanda. Hari igikorwa yagiye ikora, sinzi nimba B1 ukizi, aho bagenda bategura inama za Gen Z, urubyiruko Gen Z. Hari inama igenda iba rimwe mu mwaka, aho bagenda ibera ahantu hatandukanye, aho bagenda babaza Perezida w'u Rwanda His Excellence Paul Kagame, bagenda bamubaza ibibazo, tuvuge nimba yabereye aho yaba yabereye hose mu ntara zose zigize u Rwanda, aho bagenda bakora nabyita nka live stream, aho ubariza ikibazo online kuri live, ukibaza umukuru w'igihugu. So bigaragaza urugero rwiza, kuko bigaragaza yuko Perezida w'u Rwanda cyangwa se ubutegetsi, leta yacu iha urubyiruko umwanya wo kugira ngo bavuge ikibarimo, ukabaza icyo wumva ushaka kumenya, icyo udasobanukiwe byose ukabibaza. Mu by'ukuri ikindi narenzaho kuri ibyo uvuga, urubyiruko rw'u Rwanda rwahawe uburenganzira, rwahawe umwanya, rwahawe buri kimwe icyo ari cyo cyose. Ariko kimwe mu bintu bihari mu by'ukuri ni uko kuba wakora amakosa hano mu Rwanda ayo ariyo yose urabihanirwa. Kandi ibi ngibi nge ku ruhande rwanjye nkaba mbishimirwa, kuko buriya ngo umubyeyi udahana ngo aba arimo arera abajeyi, abarimo arera abajeyi. Akaba ariyo mpamvu mbona mu by'ukuri leta y'u Rwanda yatanze amahirwe menshi, yatanze igisobanuro cy'ukuntu buri umwe mu banyagihugu yabaho neza akorera amafaranga ye, kandi akagira n'inzira agendamo itandukanye n'iy'abandi, kandi buri uwo ari we wese wakora ikintu kimubyarira inyungu akaba yagikuramo umusaruro. GB cyane rwose. Sinzi niba hari ibindi wavuga kuri iyi nkuru y'urubyiruko, ariko Gen Z yo mu Rwanda yo iri ku murongo. Ahubwo reka dusabe leta yacu ikomeze yagura inganda, ikomeze ikora ibikorwa remezo bituma natwe urubyiruko dukomeza tugende tubona imirimo myinshi cyane igiye itandukanye, ku buryo urubyiruko rwo mu Rwanda tuzageraho tukavuga ni noneho tugeze muri ya situation. Kuko buriya GB ntago u Rwanda rushobora kubaho nka United States of America, abantu bamaze imyaka irenga 200 cyangwa se iryitanu nta ntambara bafite. Twe tumaze imyaka 32, genocide yakorewe abatutsi irangiye, turacyari muri cya gihugu, turacyari kwiga kuri buri kimwe cyose cyateza abanyarwanda akamaro, urubyiruko rukabona imirimo, ubushomeri bugacika. Kuko sintekereza yuko His Excellency PK utwifuriza iterambere nk'iri yatwifuriza ubushomeri. Aratwifuriza ibyiza, aratwifuriza kugira inganda ngo urubyiruko rukore tubone amafaranga, kuko nawe arabizi neza yuko nitubona amafaranga imisoro tuzayitanga, imihanda yubakwe, amatara ku mihanda ajyeho, amashuri yubakwe, sekirite yiyongere, buri kimwe cyose kijye ku murongo. U Rwanda bavuga yuko mu gihe gitoya uzarumeze nka Singapore, bifuza kugera Singapore. Ngira ngo wabonye Kitoko ejo bundi agera mu Rwanda kuntu yarize, ni abantu benshi cyane bariri iyo bageze mu Rwanda barahabaye. Ni ikintu cyiza cyane rero, ni amateka aba ari kwisubiramo cyane rwose. B1 turaza kuza tugaruka kuri zino bisi abenshi bakunze kwita shira umuteto. B1 aho abantu usanga bavuga ati zino bisi ego ziradufasha, ariko igihe usanga ugiye mu kazi ugasanga ira bisi yuzuye, ariko ukagenda uhagaze, ego ntutinde, ugapfa kwemera kugenda uhagaze. Ariko ibyo nta kibazo gihari, ariko ikibazo gihari bavuga yuko abaturage bavuga yuko zira bisi abashoferi b'iki muri iyi minsi bari kubapakira ari benshi cyane. GB ziriya bisi nazigenzemo bihagije, nanjye barampakiye inshuro nyinshi cyane, reka mbivuge gutyo. Ariko mu by'ukuri reka yenda twe turi abasore nta n'ikibazo bidutwaye, kuko ziriya bisi ntago ziri mu Rwanda gusa, ziri ahantu henshi ku isi. Ariko byibura ngiye reka mvugire ababyeyi baba bafite abana, abadamu batwite, abakecuru, abasaza. Iyo bageze muri zino bisi barasuzugurwa.
kano gace tuzagakura muri iki kiganiro kugira ngo by'umwihariko tuzagasharinge kagere ku bo bireba. Byibura dukorere ubuvugizi ababyeyi bahetse abana, ababyeyi batwite, abasaza, abakecuru, abantu bafite ubumuga bugiye butandukanye. Iyo bageze muri zino bisi zashira umuteto ntago babona uburyo bicara, n'ugerageje guhagurutsa ahita akubwira ati nishyuye amafaranga yanjye. So yenda twe turi abasore turakomeye, bajya badukandagira ni ibintu bisanzwe nta kibazo. GB nibyo nari nkomerejeho, mureke twubaka igihugu gifite abantu batekereza, bagakoresha ubwonko, bagakoresha n'umutima, kuko sintekereza neza yuko waba wicaye, kuko ziriya bisi zifite imyanya y'abafite ubumuga, abatwite, abasaza n'abakecuru. Sintekereza uburyo waba uwicayemo umudamu akaza atwite ukanga kumuhagurukira, uri umuntu ufite ubumuntu. Niyo mpamvu ngewe rimwe nzakora n'ubuvugizi cyangwa nkakora na kampenyi izenguruka igihugu cyose, dukora ubuvugizi bwo kugira ngo buri muntu uwo ari we wese ajye ku ishuri, byibura aniga iby'ibanze. Hari icyo bita humanity, sibyo? Tugira ubumuntu. Izino bisi zashira umuteto, twe nubwo mwaduhagarika nta kibazo, ariko ababyeyi, abakecuru, abasaza, abantu batwite, byibura mubaha agaciro, bagende bicaye. Ese biwani ngiye igitekerezo wenda navuga kuri ibyo bintu. Ego guhaguruka nta kibazo, guhagurukira umuntu mukuru nta kibazo, ariko ntago bivuze yuko abantu bose bivuze ko bahaguruka, sibyo? Niyo mpamvu numvaga yuko kuri ziriya bisi zashira umuteto hakakwiye kuba hari intebe, hakwiye kuba hari intebe byibuze zagenewe kuri abo bantu. Zirahari, ego, kereka niba utabizi. Okay, zirahari, ariko bivuze ko ntago zihagije. Nge nimba ari intebe zigeze muri 6 cyangwa bazongera, kuko ntizirenga intebe 8 cyangwa 10, ntago birenga. Kandi iriya bisi yakira abantu barenga 100. Yes, cyane rwose. Nubu hari bisi nge nabonye mu mujyi izamuka Nyamirambo, abashoferi bo kuri ya linye bapakira abantu nabi, ubuyobozi boze kubikurikirana, ndetse n'abantu bakurikirana kino kiganiro baze kuza gukomeza gusharinga izi video kugira ngo ubuvugizi turi gukora byibura bugera kure. Kuko Truth TV Rwanda ibi biganiro tubikora kugira ngo bigirire abanyarwanda akamaro. Ngira ngo ku buhanga bw'ibyumba bajya bafatamo tuno duce dutoya, byibura badusakaze, bigere ku bayobozi babishinzwe, bigere ku bantu babishinzwe. Ariko dukeneye zino bisi zashira umuteto, byibura zitanga serivisi zakagombye kuba zitanga. Ya GB, sinzi n'abari ikindi twarenza kuri iyi nkuru, ariko ababishinzwe babyumve. Harimo RURA n'izindi nzego. Cyane rwose. Nge nta kindi ndi burenze kuri iyo nkuru. Nibyo ngibyo turaza kugaruka ku nkuru ivugwa yuko abasore b'i Kigali akazi bakanze. Abasore b'i Kigali ngo banze gukora, babaye abapfubuzi. Abasore b'i Kigali babaye abapfubuzi, ngo akazi karabuze i Kigali. Ariko se akazi mu by'ukuri GB, reka nkubwire, akazi i Kigali ni uko kihangira, sibyo? Akazi ni uko kihangira. Turi mu gihugu kidafite peteroli, kidafite amabuye y'agaciro menshi, kidafite imitungo kamere myinshi. Rero akazi hano mu Rwanda ni uko kihangira, akaba ariyo mpamvu natwe mu gitondo, mu mugoroba tuba twicaye kuri Truth TV, turi mu kazi, turi kuba update, kuko niba bireba turaza kwinjiza amafaranga. Rero nabo nibagerageze, wowe niba ufite content zo guteka waje ukatwereka content. Cyane rwose. Nujya kuba umupfubuzi baraza kugusuzugura. Cyane rwose. Ese ubundi buriya bakorera ngahe? Buriya nanjye ngiye kubaza. Oya, bakorera ngahe? Icyo nashaka kubaza, kwigira umupfubuzi uhembwa ngahe, ku buryo ibintu mwazanye by'imipuri ngo gukubita imipuri ngo nibyo bigiye kubatunga abasore b'i Kigali, ngo mwirirwa babyukira ngo muri za gym, bakirirwa muri gym kugira ngo babone, kugira ngo uburyo bari buze gukurura abagore. Abasore b'i Kigali rero ubwo bivuze yuko nabo turabavuze rwose, muhaguruke mushaka akazi. Abasore b'i Kigali muhaguruke mwihangira imirimo. Cyane rwose. Ufite impano yo guteka ateke, ufite impano yo gukina umupira akina umupira, ufite impano yo gukina volley akine volley, ufite impano yo kuririmba aririmbe. Ariko ibintu byo kwigira abapfubuzi rwose muri iki kinyejana
muri uru Rwanda ndi kubona rwa 2025 na 2026 cyane rwose muri iki kinyejana cya 21 ntabwo ibyo bintu by'ubupfubuzi biri buze kubahira. Mushatse mwahaguruka mugakora iyo bwabaga, tugateza igihugu cyacu imbere, tugakora ibyemewe n'amategeko ku buryo iki gihugu cyacu mu myaka iri imbere kizaba kimeze nka Katari n'ibindi bihugu nka Singapore wahoze uvuga. Yes, ya niko kuri. B1 ngira ngo ingingo z'amakuru zari izo ngizo, ibyo turi ibindi tuzayikomeza tubahereza amakuru meza kandi ku gihe, aho tugiye gutangira no kujya kuri tele, aho tuzagenda dusura naho izo bisi zose ziparika, tugenda dusura tuganira n'abantu bimeze bite, izi bisi nize service mbi muhabwa bimeze gute, tuganiriza abantu kuko ikintu tugamije hano mu Rwanda, twubaka u Rwanda rwiza, twubaka u Rwanda rubereye buri munyarwanda, twubaka u Rwanda buri muntu wese abona serivisi nziza, nta hantu na hamwe buri muntu uwo ari we wese avuga ati hano nahawe serivisi itambereye. Ni muri ubwo buryo n'abayobozi bazaba badukurikirana, benshi muri bo babandi Imana yahaye umuhamagaro nk'uwa His Excellency, icyo nzi cyo bazadushyigikira cyane rwose. Mwakoze cyane, GB nawe wakoze cyane. Kireka niba hari imodoka dufitiye watuganirizaho. Uyu munsi rero nk'uko mubizi, ntagomba ndi hano gusa, mu buzima bwanjye bwa buri munsi ikimbeshejeho no gucuruza amamodoka cyangwa se no kubaha amamodoka meza yo kugendamo. Uyu munsi ndaza kuvuga ku modoka nziza cyane yitwa BYD E2. BYD E2. Yego. Iyo BYD E2 ni amashanyarazi gusa. Urabizi aho iterambere ry'u Rwanda riri kugana, bagiye kuzakuraho ziriya modoka zikoresha essence cyangwa zigenda zangiza imyuka ikirere. Yego. So iyo modoka ni umuriro gusa. Iyo modoka aho kuyicaginga ikoresha umuriro w'ibihumbi 10, yaba yuzuye ikagenda ibirometero 400. Ni imodoka nziza cyane. Yego. Ni imodoka nziza cyane y'ivoitire, aho nka garanti y'imyaka 3, ndetse ko hari no muntu uvuga ati garanti y'imyaka 3 ni mikeya, ndashaka 5. Nta kibazo rwose, ni 5 garanti muri cyane ndaza kuyiguha. Yego. Ikindi ushobora kugenda wishyura gake gake, ku buhanga bw'ibyuma baraza kudushyira amafoto yayo, nta kibazo rwose. Aho ushobora kugenda wishyura make tuguha imyaka 5 yo kwishyura. So ni imodoka nziza cyane, ikibazo cyose yagira yego twagikemura. Ndetse no ku bantu bafite amamodoka yabo bataguze iwacu, dufite igaraje. Twabaziniye igaraje ryiza, dufite abatekinisiye. Ni ukuvuga umuntu waguze imodoka iwanyu ashobora no kuza gukoresha service iwacu. Dufite igaraje. It can be better, byaba byiza ko yajya naza no gukoreshereza iwanyu cyane rwose. Urumva zirenze uko yajya n'ahandi ahari hose. Yego. Ku imodoka zacu dufite abatekinisiye bazizi mbese bizewe, bagomba kujya bakurikirana izo modoka tuba turi kubagurishaho. Iyo BYD E2 ni imodoka nziza cyane, nk'uko nabivuze, nkorana charger ebyiri, ya slow charger na fast charger. Aho fast charger icharginga mu gihe cy'iminota 45, none slow charger icharginga gake gake ikayicharginga mu gihe cy'amasaha 6, imodoka ikaba yuzuye. Ni imodoka nziza cyane. B1 ngira ngo kubanga bw'ibyuma baraza kuza kurikira amafoto yayo, tugende twereka abantu badukurikiye. Kandi byari byiza cyane, ndishimye cyane. Amahoro y'Imana akomeza abane n'abantu bakurikiye Truth TV, ndetse n'abantu bakoze like, share na comment na subscribe. Dushimire na buri muntu wese wakoze subscribe kuri Truth cyane rwose. Imana igiguha imigisha, tubane mu makuru yacu. Ni ukuvuga ngo tuzaguha show after show. Ndetse B1 tutarava muri studio yacu, ndaza gusuhuza umuvandimwe wacu Manuel. Turamusuhuza, akora muri Beka, adukurikirana tumusuhuze cyane. Akora mbese akurikirana ibintu byacu, buriya azi no kuganira cyane. Buriya hari igihe nzamutumira mu bintu bijyanye n'amateka, ni umuhanga cyane rwose. Sinzi niba tutasoreza ahangaha. Ntacyo twasoreza ahangaha. Njye nari B1 promoter, narindi kumwe na Gilbert cyangwa se GB. Mwakoze cyane. Updates kuri Truth TV Rwanda, amakuru menshi, ibyegeranyo ni ahangaha. Kora subscribe ntugacikanwe. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao. See you.